ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana bikomeze biganze kandi bigwire mu mitima yanyu. Nitwa Pastor Musafiri, ministeri yacu yitwa Gerizimu Ministry. Hanyuma uyu munsi ngarutse mu gice cya kabiri cyo gusobanura inzozi zerekeye gusimbuka. Uyu munsi ndavuga ubusobanuro 15 bwo gusobanura inzozi zijyanye no gusimbuka. Mbibutsa ko igice cya mbere twarakivuze, hanyuma niba ushaka kugikurikirana wagenda ukakireba. Twavuze uburyo gusimbuka amazi bivuga, gusimbuka ukabura aho ufata, gusimbuka inzu, gusimbuka ibyo bintu byose twarabivuze. So gusimbuka uhunga, gusimbuka wishimye nk'umwana, gusimbuka ahantu harehare. Dutanga urugero nko ku musozi cyangwa ku nzu. Twavuze ibintu byinshi. Rero ubwo nawe niba ushaka gukurikirana izo nzozi zacu zindi twagiye tuvugaho, ubwo uzafata akanya hanyuma turebe inzozi zacu zindi twarose uzikurikirane. Imana ibahe umugisha, ineza y'Imana ibabeho. Niba ari inzozi warose uzandike muri commentaire. Igihe cyose mbonye opportunité cyangwa se mbonye akanya zajya nza tuzisobanure. Kandi niba wari uraha ikiganiro cyacu ukaba wagikunze, nyabone kujya usiga akamenyetso, wakanda like. Like biba bitugaragariza ko ikiganiro wagikunze. Ibyo bidutera imbaraga zo gukora ibindi biganiro byinshi cyane kurushaho. Imana ibahe umugisha, ineza y'Imana ibabeho. Ndabakunda. Ubuntu bw'Imana bukomeze bubazenguruke mu izina rya Yesu. Hanyuma reka tuvuge ubusobanuro 15 bwo kurota usimbuka. So ubwa mbere ushobora gusimbuka ubona ufite abantu benshi bagushyigikiye. Ibi rero bigaragaza ibintu bibiri. Niba mu nzozi urose ukarota urimo gusimbuka ariko ubona hari abantu bagushyigikiye, so ibi biba bigaragaza ibintu bibiri. Biba bivuze ko hari inkunga ugiye kubona mu buzima bwawe, cyangwa se ufite inkunga mu buzima bwawe, cyangwa se bikagaragaza ko utari wenyine mu mpinduka runaka urimo kunyuramo. Mu mpinduka runaka urimo kunyuramo biba bigaragaza ko utari wenyine. Kabiri, ushobora kurota urimo gusimbuka wenyine nta muntu uhari. So ibi bigaragaza iki? Bigaragaza ibintu bibiri nanone. Bigaragaza ko muri wowe ufite icyemezo cyo gukora urugendo rwawe bwite, urugendo rw'ubuzima, cyangwa se ugiye gushyigikira intekerezo zawe ariko byawe bwite. Muri make ugiye kwiyemeza gukora urugendo rwawe bwite. Cyangwa se mo kimwe kabiri, kumva muri wowe ko ugiye gufata icyemezo ariko mu by'ukuri nta nama z'abandi ushaka, cyangwa se ko ugiye gufata icyemezo utamanje kubona inama z'abandi bantu. Reka turebe ubusobanuro bwa gatatu. Ushobora kuba wararose urimo gusimbuka, urimo utinya ariko ukabona urabikoze. Urasimbutse wumva ufite impungenge ariko ukabona urabikoze. Ibi ni ibimenyetso byiza cyane. Ibi bisobanura ko muri wowe Imana ishyizemo imbaraga zo gutsinda ubwoba. Kabiri, gutinyuka gukora nubwo umutima wawe utera cyane, cyangwa se ko Imana iteyemo kwizera muri wowe ko byose bishoboka, cyangwa se ko nawe ushoboye. Munyemerere tuvuge ubusobanuro bwa kane. Urumva twari turi ku bwa gatatu, ariko mbibutsa ko tugira amateraniro dukorera online ya deliverance yo kubohoka, kuko inzozi zose nyinshi twarose ziba zifitanye isano n'imivumo ndetse na karande. Rero iyo ushaka kubana natwe muri yo, utwandikira muri description kuri nimero yacu tuba twasize muri description, hanyuma ukaza tukaguha linki, ukaza ukabana natwe muri ayo materaniro. Ni amateraniro ya deliverance, amateraniro yo kubohoka. Ushaka kubohoka kugira ngo dusengere inzozi zacu twarose, Imana izihindura umugisha. Nakubwira iki rero? Akanya n'akawe. Reka turebe rero ubusobanuro bwa kane. Ushobora kurota usimbuka ariko bikaba nk'ikimenyetso cyo kwiyemeza guhagarika ikintu runaka. Rimwe na rimwe gusimbuka bishobora gusobanura
guhagarika umubano cyangwa se kureka akazi cyangwa ukava mu kintu cyari kikurimo ariko kitagushimishaga. Urumva ushobora kurota usimbuka ariko ukaba ari inshuti runaka urekuye, cyangwa se ukaba usimbutse uvuye mu rugo wenda wari ushatse ariko urwo rugo ukabona nyine urasimbutse, bisobanura ko ushobora kuba uruvuyemo. Cyangwa se kureka akazi, nta kazi wenda wari urimo uragasimbutse, ariko bikaba bisobanura ko niba ari umubano wari urimo ariko ntiwagushimishaga, kari akazi wari ukarimo ariko ntikagushimishaga, ibyo rero si igitangaza ko ushobora kurota urimo usimbuka. Nanone reka turebe ubusobanuro bwa 5. Nanone gusimbuka bishobora kuba ikimenyetso cyo gushaka kumenyekana. Niba ubona wasimbukaga ariko ugasimbuka imbere y'abantu, ushaka gusimbuka imbere y'abantu, urimo kwigaragaza ko uzi gusimbuka imbere y'abantu, ibyo rero biba bishobora kugaragaza yuko ufite icyifuzo cyo gushaka kwigaragaza, cyangwa se mu kimwe ukaba ufite impano iri muri wowe ushaka ko abantu bayibona. Hari ukuntu umuntu atunga impano ariko impano ukabona yabuze itara riyimurikira kugira ngo ibonwe n'abantu benshi cyangwa n'abantu bose. Reka turebe ubusobanuro bwa 6. Ushobora kuba warose usimbuka ariko ukabona wasimbutse bigoye ariko mu by'ukuri ukabigeraho. Ibi rero bisobanura ibintu bigera kuri 3. Biba bisobanura gutsinda, yuko ugiye gutsinda inzitizi zikomeye mu buzima bwawe. Icya kabiri, biba bivuze ko Imana igushyizemo kugira kwihangana cyangwa se ko ugira kwihangana mu buzima bwawe. Icya gatatu, biba bivuze ko wiyemeje kudacika intege, cyangwa se ko wishyizemo ko warangije kwiyemeza kudacika intege. Reka turebe ubusobanuro bwa 7. Ushobora kuba rero wararose urimo gusimbuka kenshi ariko ukabona ntabwo urimo kugera aho ushaka. Ibi rero bishobora kugaragaza ibintu bigera kuri 3. Ibi bigaragaza ko muri wowe ugerageza cyane ariko ntubone ibisubizo by'ibyo ushaka. Ibi nanone bigasobanura gucika intege buhoro buhoro, cyangwa se bigasobanura, icya gatatu bigasobanura gukora ibintu byinshi ariko bidafite icyerekezo gisobanutse. Hari ukuntu umuntu agira utuntu twinshi ariko ugasanga utwo tuntu twinshi ntabwo dufite icyerekezo gisobanutse. Nanone ushobora kurota usimbuka nk'ikimenyetso cyo gusohora amarangamutima. Ubwo tugeze ku cya 8, gusimbuka nk'ikimenyetso gisohora amarangamutima. Hari igihe usimbuka mu nzozi, biba uburyo. Hari igihe cyo gusimbuka mu nzozi biba ari uburyo bwo gusohora stress, gukuramo umunaniro, cyangwa kugaragaza ibyishimo byari bihishe muri wowe. Reka turebe ubusobanuro bwa 9. Ndimo ndagerageza kwihutisha kugira ducunguze uburyo umwete tutazagira iminota myinshi cyangwa miremire. Gusimbuka uva ahantu hato ujya ahantu hanini, ibi bivuze iki? Bisobanura ibintu bigera kuri 3. Biba bisobanurwa kuzamurwa mu ntera, cyangwa se bivuze iterambere rikomeye, cyangwa bikasobanura kwaguka k'ubuzima bwawe. Ubwo kwaguka k'ubuzima bwawe haba harimo ibintu nka 3: uburyo bw'imitekerereze, cyangwa se amahirwe, cyangwa se kuzamuka k'ubuzima bwawe mu buryo bw'urwego runaka. Reka turebe ubusobanuro bwa 10. Bishobora ko warose usimbuka ariko ubona gusimbuka kwawe urimo kugaruka aho wari uri. Ibi bigaragaza ibintu nanone bigera kuri 3. Bigaragaza ko uri wa muntu ukunda guhindagurika cyane ku byemezo, wa muntu ukunda kwisubiraho cyane ku byemezo, haba ibyemezo bigufitiye inyungu, bitagufitiye inyungu. Uri wa muntu ukunda kuhindagurika cyane. Icya kabiri, bisobanura yuko uri wa muntu utamenya neza icyo ashaka. Icya gatatu, uri wa muntu utenya gutera intambwe runaka y'ubuzima.
so rero nyaboneka senga Imana igushoboze kuba umugabo nyamugabo ubasha gutera intambwe. Mwanyemerera ngavuga ubusobanuro bwa 11. Ushobora kurota nanone usimbuka, ariko bikavuga gusimbuka nk'ikimenyetso cy'ihinduka rikomeye. Mu rwego rw'imitekerereze, gusimbuka kenshi ni ikimenyetso cyo kuva aho wari uri ukajya ahandi. Ni transition iva ku buzima bwa kera ijya ku buzima bushya. So ushobora rero kuba wararose urimo gusimbuka, urimo kugerageza kugera ku kintu. Ubu busobanuro mvuze mu busobanuro bwa 12. Niba wasimbukaga ushaka gufata ikintu kiri hejuru runaka, ibi bishobora gusobanura intego runaka ufite y'ubuzima, icyifuzo ufite cyo kugera ku rwego rwo hejuru, cyangwa se muri wowe ko ufite icyifuzo gikomeye cyane cy'iterambere. Reka turebe ubusobanuro bwa 13. Ushobora kurota usimbuka, ariko ukabona urasimbutse uguye mu mwijima. Ibi bishobora kugaragaza yuko ufite ubwoba bw'ahazaza, cyangwa se cyangwa se kutamenya aho icyemezo cyawe kizakugeza nyine ko ufite urujijo rwo kutamenya aho icyemezo cyawe wafashe cyangwa ugiye gufata kizakugeza, cyangwa se ko muri wowe hari ingaruka z'ikintu ugiye gukora, cyangwa se kuri gutinya ingaruka z'ikintu ugiye gukora. Ikindi cya 4, uba ukwiye gusenga cyane, kuko ibi bishobora guhinduka kuba urupfu. Niba rero wararose iki kintu usimbuka ugasimbukira mu mwijima, usenga cyane kugira ngo Imana Satani atagushyira ahacecekerwa. Reka turebe ubusobanuro bwa 14, twegera umusozo. Warose usimbuka, ariko ugasimbuka mu kirere ukumva uroroshye cyane. Urasimbutse, usimbukiye mu kirere kandi ukumva uroroshye. Ibi bisobanura ibintu bigera kuri 3. Cya mbere, bisobanura ko ufite umudendezo wo mu mutima. Iyo tuvuze umudendezo wo mu mutima, biba bivuze nk'amahoro aganje yo mu mutima. Icya kabiri, biba bivuze ko ugiye kureka umutwaro wari uremereye ubuzima bwawe, cyangwa se ko wumva ubuzima bugufunguye. Hanyuma reka turebe ubusobanuro bwa 15, aribwo bwa nyuma. Gusimbuka, ushobora kurota usimbuka nk'igikorwa cyo kwerekana umuvuduko w'ubuzima. So ushobora rero, niba warose mu nzozi, niba gusimbuka byari byihuse kandi bikurikirana, ibyo biba bishobora gusobanura cyangwa se bisobanura kugaragaza ko ubuzima bwawe buri kugenda vuba cyane, cyangwa se ko uri mu gihe cyawe cy'impinduka zihuta cyangwa se zihuse. Ndabashimira mwe mwese mwari muduteze amatwi. Iki cyari igice cya 2 cyo gusobanura inzozi zawe. Ubuntu bw'Imana bukomeze bubabeho, ineza y'Imana ikomeze ibazenguruke. Ndabakunda cyane, Imana ikabakunda cyane kurushaho. Shalom.